Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Deep Secret TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana bani na buri wese aherereye hose ndetse n'ibyo arimo byose. Reka mvuga nti Imana ibaho umugisha, kandi nawe ugifungura Deep Secret TV ikamubwire ngo ukore subscribe kugira ngo utazicikanwa n'ibyiza tukugezaho bya buri munsi. Kandi nshimire mwebwe mwese muri gusangiza inshuti zanyu, mwebwe muri kuzi ibitekerezo. Imana ibahe umugisha. Abapolisi bakorera mu karere ka Rubavu bafashe abantu 4 bakekwaho kuba bitwikira ijoro bakajya mu ngo z'abaturage bakiba mubazi z'amazi bakajya kuzigurisha umuturage wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abafashwe bose bafatiwe mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Umuganda, umudugudu wa Kabuga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, Chief Inspector of Police Bonaventure Twizerimana Karekezi, yavuze ko gufatwa kwa bariya bantu byaturutse ku makuru y'abaturage ndetse n'umuyobozi w'ikigo gikwirakwiza amazi WASAC. Yagize ati abaturage bagiye batanga amakuru bavuga ko barimo kwibwa za mubazi z'amazi, byaje kugera ku kigo gikwirakwiza amazi nacyo gitanga amakuru. Ku ikubitiro iki kigo cyakekaga umukozi wacyo witwa Bigirimana Edouard, hatangira iperereza. Amaze gufatwa yavuze abo bafatanyaga muri ubwo bujura. Iwe hafatiwe mubazi 16, kwa mugenzi we Sengimana hafatirwa mubazi 34. Chief Inspector of Police Karekezi akomeza avuga ko mu makuru yatanzwe na bariya bafashwe uko ari 4, bavuze ko ari umuturage wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari warabahaye isoko ryo kujya bamushyira izo mubazi nawe akazigurisha mu baturage b'iwabo. Imwe yayiguraga amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Bavuga ko ari ibintu bari bamazemo iminsi ariko ntibibuka izo bari bamaze kumushyira. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yashimye abaturage batanze amakuru, abasaba kujya bihutira gutanga amakuru hakiri kare. Abafashwe bahise bashyikirizwa urwego rw'ubushinjacyaha RIB rukorera muri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi kugira ngo hatangire iperereza ryimbitse. Itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 ingingo y'166 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 2, ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa 7 gusa muri ibyo bihano. Ingingo y'167 ivuga ko ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba 2 iyo uwibye yakoresheje guca icyuho, kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho atemerewe kwinjira. Kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako zikikije, kwiba byakozwe nijoro, kwiba byakozwe n'abantu barenze 1. Ngayo nguko rero ngayo makuru twe tubafitiye. Urumva ni ibintu bitoroshye. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Kandi nawe nyamuneka utarakora subscribe, reka nkwibutse gukora subscribe kuri YouTube yacu Deep Secret TV, kuko nta handi wasanga ibyiza atari kuri Deep Secret TV. Babwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ibaho umugisha. Turabakunda cyane.